papa bundi tubwira amateka yawe yo mu bwana undi we ntabwo wakubaganaga kanzu nagiye sha amateka yanjye mu bwana mushaka kumenya se ni kera iki gitabo kirimo amateka nanditse amateka yo mu bwana bwanjye ariko amateka yanjye mashaka kumenya yaye amateka ubwo kera ngifite umusatsi kera njye nkiri umwana mfite imyaka 5 umwana mfite imyaka 5 nari umwana munini ubyibushye mfite ibiro byinshi ndetse nagendaga n'imitego banyitaga bisi bisi noneho ubwo ndagenda nkura mu wanjye nkunda cyane akajya mpeka akajya ampa ibiryo ndakura ntangira ishuri ngiye kwiga rero ku ishuri kwiga byarananiraga ndi n'umuswa byataye ubwo akajya biriga abantu bitegura ahantu hose bigira naho ngaho bigera aho ngaho numva n'ishuri ngiye narivamo ubwo nari maze kugeza ku myaka 12 kubera ko nigaga numva ntabyumva harimo bakajya bantu bitagura mbo wanyuma bagukubita se papa waba yerekeyeho gato undi bagukubitaga nago undi niki cyakunaniye bundi muri make igifaransa cyari cyarananiye imibare yarananiye ntara zarananiye buri munsi wese atakubita mwarimu agakubita bigera aho ngana agenda ambwira ati ngiye ishuri ndivuyemo ntabwo nzongera gusubira kwiga mbibwiye mama abaransimbukanye bankubise inkebyiri ngo wowe nasoni ureka ishuri nkana ubwo ntabwo byari byoroshye amaze kunkubita inkebyiri barambwira ati ni gute ureka ishuri wowe nasoni ubwo abaranyicaje ameza ikaramu tifata ikaye ati andika Mariya yagiye guhaha ibijumba ibishyimbo amakaroni n'ibitoki n'ibirayi byose abishyira mu mufuka umwe urumva iyo nteruro mba ndongeye musubirishije amati mbwira bya interuro yavuga abarongera mu bisinshye nuko kitumva ubwo se ntabwo wumvaga ngo bakubwaga ngo wumva ubwo ngubwo yarakuhaye arakubwira ngo Mariya bene nk'ibyo birakunanira nyine interuro urumva yari interuro ndende interuro imaze kuba ndende abarongera mu bisurusha ati nuko n'ubundi no ku ishuri bakubwira ntibumve ubwo irangiye ndabisubiramo naye njya kwiga kandi atandika 200 guteranya 1,000 guteranya 500 guteranya 1,300 abantu ubwo nabyo nkabyandika nabikora wapi nawe nyirangiza kwandika ushiruka barugiye mu mugongo amatama yawe dore kuna mawe nagize amatama manini kubera ko yakubitagura inki ubwo shaka hinda we ubwo nyine kwiga nkajya kwiga birangira ntangiye kugenda bimenya ngeze mu 4 ubwo nkagerayo ngatima urumva ubwo nafaga mu rugo ndi ku gitsure n'inkoni za mama birangije ukuntu byari bimeze byari hatari rwose ubwo ndiga nagera ku ishuri mwarimu akankubitagura byananiye none se ubwo ngubwo yagukubitaga muri mu muhanda mutaha kubwira ibyo wiga nabaga nageze mu rugo ndi gukora umukoro wo mu rugo ubwo
akankubitagura none uri gukora homework nabaga ndi gukora homework noneho hanyuma umunsi umwe nza kugira gutya ndiga ubwo ngubwo ngeze mu wa gatanu mfite n'amanota meza sha ndi yo kwimuka ubwo mwarimu ubwo se ubwo bya abantu ngo konjega verbe être igifaransa cyarakomeraga ubwo nanacyumva bigeraho ndayikonjiga ariko njyewe kwa ko nicaraga inyuma ariko ko genda ndi umuswa nicaraga ku ntebe y'inyuma ubwo hanyuma mwarimu ahera kuba imbere pya kubitabura verbe être bose yabananiye ubwo mbonye ndavuga ati ngiye mu magahusha nsabagahusha ko kujya kunyara ajyana bitarisubirira mu wa kane subira mu wa kane kandi ngeze mu wa gatanu ndabyibuka ubwo ngeze mu rugo mu mahanga ati se wiga mu wa kangahe niga mu wa gatanu ubwo aza guhura na mwarimu wigishaga mu wa gatanu ati wa muhungu wanjye Mwamini ubona yiga neza ati reka tiyasubiye mu wa kane ngeze mu rugo sha barankubita ati ni gute usubira mu wa kane kandi warugeze mu wa gatanu ukumva ubwo ndongera nsubirayo abandi barakomeje ubwo hagati aho ngaho ubwo hari ku ishuri ariko n'ubuzima bwari buzima nyine bwo muri Amerika twabaga muri Amerika niho ubuzima ubwo bwarakomeje tuzi imbere ugenda uzana amanota menshi ariko ubwo ngubwo hanyuma twabaga no muri Amerika ariko muri Amerika buriya buzima bwaho naho ntabwo buba bworoshye ubwo navuga kwiga noneho ibitabo nkahita mbihereza umwana twari duturanye akahita bintwaza yamara kubintwaza ubwo nkahita njya mu isoko babaga baranguye ihene ubwo nkaza nikoreye ihene ebyiri ku mutwe bugacya hari isoko rero ryabaga muri Amerika ryitwaga Ruhango izo hene nkazizana nkazigeza ku isoko umva ngo habaga ari kwa kane kwa gatanu y'iryo soko ryaremaga hanyuma abanza nkahita ndisiga nkagaruka nirukanka nkajya hehe nkajya ku ishuri nkagera nkiga ubwo bageze mu wa gatandatu ikizamini mba nagikoze kinaniye ubwo mbwira mama ati rero ngiye gusiba ngiye kurivamo njye kwigira gute njye nifatira nitwarire igare ubwo ndaritwara mama mbonye wagiwe ni gute utasubira ku ishuri aho arongera aho bitaguye ubwo mbasubiye ku ishuri ntanabishaka nayo imaze no kumera n'ubwanwa noneho kubera kwikorera cyane rero niyo mpamvu umusatsi wanjye wagiye ubwo nsubirayo ariko ntabishaka nyine nsubirayo aze gusubirayo ndiga maze kwiga mu wa gatandatu ikizamini mba ndagitsinze ko mudakoma amashifa ntabwo mwumva ko nari nagitsinze ikizamini aho ngiye kwiga muri segonderi muri sekondari muri senior 1 mbagiye muri senior 1 ni icyongereza cyo muri Amerika iyo uvuye muri Amerika ugeze mu Rwanda wakobiswe urakibagirwa ni icyo cyongereza cyo muri Amerika urumva nagiye nkibagirwa nka kwa kundi umuntu agenda wenda mu Banyarwanda azi Ikinyarwanda wagera muri Amerika ukavuga Ikinyarwanda ukavuga Ikinyarwanda wowe kuvuga Icyongereza bakavuga ngo uri ari kuvuga ibiki koko we urumva rero ubu ngubu Ikinyarwanda kandi baza gukubita muri Amerika hoye buri muntu mu kiganiro kubera ko uri muri Amerika ukavuga Ikinyarwanda uri kubwira umuntu bari kuvuga English bagukubita ubwo mbagiye muri senior 1 ngiye muri senior 1 ubwo ndiga abana mfite umuhate byataye ko mutambaze niba nafite amatsiko yo kujya kwiga mu wa mbere undi amatsiko wari ufite amatsiko yo kuzajya muri segonderi
muri za kaminuza byose wari uyafite? ibare bya kaminuza wa mwana ubwo mba ndize mu wa mbere. Mu wa mbere haba harimo imibare, harimo ibintu byose utazi nuko bimeze. Urumva nigaga ahantu nkaba niga ndarayo, nkajya niga bya hatari. Kwiga ubwo biza kuba mu wa mbere ndabyibuka. Ibintu ngo bya histoire, ngo bya geography, ngo bya economy, ngo bya computer science. Ubwo ibintu bibaye hatari, ngomba mpindura isura. Urumva muri segonderi twaranigaga saa sita tukajya kurya, nimugoroba tugasubirayo, noneho saa 11 tukajya gushaka amazi yo koga, kuko n'ahantu nigaga nta mazi yahabaga. Twayaga kuyivomera mu gishanga. Hanyuma ubwo tukaza saa 11:02 bakaba barasonye kujya muri etide, umuntu akirukanka n'ibitabo byirukanka kugira ngo animateri ataza kumukubita. Byanatebeje neza. Ubwo ndize ngeze mu wa mbere, icyo gihe nabaye wa 35. 35 turi abanyeshuri 47. Ubwo ngeze mu rugo urumva mama wanjye ntabwo yari akimenya kureba muri biroti yo muri segonderi. Ubwo ndamuherera ntireba, mwereka ahantu nabonye amanota 2, ndavuga ati nabaye wa 2. Kandi nabaye wa 35. Ati mwana wanjye azi ubwenge. Ubwo dusubire mu gihembwe cya 2 ndiga, nanjye numva navuga ati ibintu byatangiye guhindura isura, nshobora no gusibira. Ndiga bya hatari, ndiga. Ubwo mu gihembwe cya 2 mbambaye wa 15. Urumva abantu nashize inyuma bane bangahe? Nari nabaye wa 35, mbambaye wa 15. Ubwo narushije abantu bangahe? Warushije abantu bagera muri bangahe suko? Nabaye wa 35, mba wa 15. Ubwo narushije bangahe? Warushije abo nashize inyuma. Inkuru yanjye nge hazamo n'ibibazo. Nimukine ngo niba ndi kwabwira inkuru yanjye mwayimbajije turasere. Nabaye wa 35 mu gihembwe cya 2 mba wa 15. Ubwo ni bangahe bagiye inyuma yanjye? Ubwo n'abantu 20. Ubwo ntabwo mu byumva. Ubwo nabyumvise ko muri abaswa namwe mushobora kuzakurikiza so. Ubwo noneho hagati ariko nagiye muri segonderi baranyuzura sha. Muri segonderi baranyuzura icyo gihe. Baranyuzuye. Ubwo banyicaza ahantu ku ngoma, umuntu yaguherezaga igiceri cy'ijana ukazakimuhereza warungutse. Cyarungutse. Mwaramuha igiceri cy'ijana ukamuhereza 1000. Noneho ukajya uvomera abantu bakoga sha. Muri segonderi ntabwo biba byoroshye. Ubwo abantu ukabuvomera, ukaza watereka amazi yawe bakaba barayoze, niforume yawe ukajya kumesa, ukabona umuntu araje ngo mesera agashati, ngo mesera agapantaro. Urumva rero niho hava kubaha. Abantu iyo bakuruta urabubaha. Ubwo inkuru yanjye irakomeza, ubwo ndiga mu wa 3, ntumba ndatsinze. Baratsinze banga kujya kwiga sha. Banga kujya kwiga mu wa 4. Ndajya kwigayo, agenda kwiga ahantu heza, agiye kwiga i Kanombe. Kanombe se murahaza? Hari iki? Njya numva avuga ngo ni ku kibuga cy'indege. Ubwo nagiye kwiga kuri Ecole Secondaire de Kanombe muri Efoteke. Bangezeyo rero shaho muri Efoteke, yewe ngira ngo ubwo mba ndagiye rumva nino i Kigali nahe sinari impazi. Urumva ubwo ngubwo kwibera muri Amerika bwo bari bantuze bamaye transfer ngo je kwiga muri Amerika. Mvaye muri Amerika ubwo mba ndaje kwiga ku kibuga cy'indege, urangiye kwiga no gutwara indege. Hanyuma None papa, wese indege gari. Yumva nyine kandi narize ku kibuga cy'indege. Ubwo se wagiye kwiga indege utari wajya muri kaminuza? Oya bada kubwira gumba se sinagiye kwiga i Kanombe, kandi Kanombe ariho ikibuga cy'indege kiri. Numva ntangiye kwiga, ntuno mumbaze sinagiye kwiga ibintu byinshi. Ngiye kwiga rero imibare. Imibare nkumva ko abantu batwara indege baba barize imibare. Agatungo ubuzima buratangiye, bungiye kuba umuntu ukomeye.
ubwo mbageze ku kibuga cy'indege mba nakibonye, ubwo mba mvuye mu ndege ubwo babaye taxi voiture biranjyanye ngezayo. None ubwo ngubwo ko yakona ifite n'amafaranga make, ubwo ninavunjishije amadolari yashize, ubwo se inkuru nyikomeze cyangwa myihorere? Shayikomeze ndumva iryoshye iyo nkuru. Mwaje tukayisubikira aha tukazayikomeza. Urumva ubwo nari maze kugira Kanombe ku kibuga cy'indege. Ngo ngeze ku kibuga cy'indege barangenda mbageze aho ngaho aho nari nagiye kwiga. Ubwo ngezeyo nahuye na prefe waho rero ubwo ushinzwe iby'amasomo yambeye harimo bizi mwabana. Ubwo nagezeyo hari ibintu byitwaga ngo fayiro bandikamo amakosa y'umuntu. Ubwo ngezeyo mu kigo barambwiye ati jya kuzana ati ahantu imodoka yaguhagaritse ati se wabonye? Ati nahabonye. Ubwo genda uzane fayiro tuzadushyiramo amakosa yawe. Ndamwana ndagacika amaguru. Nasubirayo ahantu ngewe navuye n'imodoka nateze bakanja ibihumbi 10. Muragira ngo nsubireyo? Ati baguciye ibihumbi 10 kugira ngo ugere ku kigo nti. Ubwo prefe abamereza umunyeshuri ati genda hanyuma umugeze hariya agure fayiro. Tuba turakase gatoya tuba tugeze aha ndeba ukuntu bandi ibihumbi 10. Agasha abantu b'ikigali ntabwo boroshye. Ubwo mbangarutse mu kigo, ubwo mbagiye mu wa kane muri segonderi muri Efateke. Inkuru yacu reka tube tuyisubikiye aha ngaha, nzayibakomeza ubutaha, sibyo? Yego.